reka nguzuze cyane ukomeje gukurikira Gospel Sat TV ngeni twanege na Manase akakanya nje kubagezaho ikiganiro cyiza kiryoshye ndagusaba kugira ngo utege amatwi ngeni twanege na Manase uje kubageza ikiganiro kiye kuganira ku kintu bita Irari. Ese Irari ni iki? Shingiye ku sama cyangwa se gitsina ari Irari ry'amafaranga, tukagira Irari ritandukanye imibereho myiza cyangwa se cyubahiro. Ariko reka akanya tuvuge ko Irari rishingiye ku gitsina cyangwa se ku mibonano mpuzabitsina ni imbaraga z'ibyiyumviro n'imigirire bishingiye ku nshingano yo kororoka, ariko iyo bitagenzuwe bihinduka umwanzi w'amahoro y'umutima. Mu rwego rw'iyobokamana Irari rifatwa nk'indwara y'ubugingo, naho mu rwego rw'ubuhanga nka philosophy psychology rifatwa n'imbaraga zibanze primordial instinct zishobora kuyobya ubwenge cyangwa se impamvu. Amateka y'Iyobokamana, inzira y'ubuzima bw'umwuka. Amadini yose akomeye ku isi hahuriza kimwe ku kintu kwifata. Ubukristo, Bibiliya itubwira ko umubiri ari urusengero rw'umwuka wera. Abakorinto ba mbere ibice 6:19. Intumwa Pawulo yaravuze ngo kwifata ko ari urugero rimwe mu bintu bitatu mu mbuto z'umwuka. Amateka y'ababyeyi ba Kiliziya Church Fathers nka Mutagatifu Augustine berekana ko Irari ari ukwigomeka k'umubiri k'ubwenge. Augustine wigeze kubaho ufatwa cyangwa se kubatwa n'Irari mu busore bwe, yaje kwerekana ko umutima w'umuntu utazigera utuza kugeza usanze Imana, ko Irari ari ukugerageza kwishumbusha Imana akoresheje ibifitanye iherezo. Muri Islam kandi bigisha ko jihad al-nafsi cyangwa intambara yo kurwanya kamere mbi. Intumwa Muhammad yigishije ko urinda ubusigi bwe n'ururimi rwe aba yijejwe mu ijuru. Kwinjira mu mibonano mpuzabitsina bitemewe bifatwa nka kamwe mu byaha bikomeye byonona imiryango n'umutekano w'umutima. Muri Buddhism mu Buhinde Irari baryita kama cyangwa satana, rifatwa nk'inkomoko y'imibabaro yose. Kugira ngo umuntu agere ku mucyo niravana agomba kurenga Irari ry'umubiri, kuko rimeze nk'amazi y'inyanja. Uko ayanywa niko arushaho kugira inyota. Cya gatatu, imitekerereze y'abahanga philosophy and psychology. Abahanga mu by'imitekerereze bagiye berekana ko Irari ritagenzuwe rishobora guhumya amaso y'ubwenge. Socrates na Plato yagereranyije ubugingo bw'umuntu n'igare ririmo amafarashi abiri. Ifarashi y'umweru twigeranye nk'ubwenge cyangwa se ishema, n'ifarashi ry'umukara turigeranye nk'Irari. Niba ifarashi ry'umukara ari Irari ariyo iyoboye umuntu agwa mu mworera. Kuri bo ubwenge bugomba kuba umuyobozi w'ibyifuzo. Sigmund Freud we yavuze ko libido nk'imbaraga zishobora kubyazwa ibintu byiza sublimation. Iyo umuntu akoresheje imbaraga z'Irari mu buhanzi, mu kazi cyangwa mu kwiga, bimufasha gutera imbere aho kumubata. Turi kureba iby'abahanga bagiye bavugaho. Witwa Viktor Frankl, uyu muhanga mu by'imitekerereze, yavuze ko Irari ry'ibitsina rimera nka vacuum, icyuho mu mutima w'umuntu. Iyo umuntu adafite intego ikomeye mu buzima, meaning agerageza gusiba cyangwa se kuziba icyo cyuho akoresheje Irari ry'ibitsina, ariko ntabe aribwo abona ihumure. Inyigisho zo kwirinda no gutsinda Irari. Kugira ngo umuntu atsinde Irari rikabije y'ibitsina agomba gukurikiza intambwe zifatika. Kurinda amaso n'amatwi, ibyo winjiza mu mutwe binyuze mu maso, filime z'urukozasoni cyangwa se amafoto byabende toze mu mvugo zitandukanye, nibyo bitwika umuriro w'Irari mu mutima. Guhugurira mu nshingano, ubushomeri bw'ubwenge idleness, nibwo bubyara Irari. Kugira intego mu buzima, gukunda umurimo bituma ubwenge buba buhugiye mu bintu byubaka. Gusenga no kwiyegereza Imana, ibintu nabyo bifashobora kugufasha kwirinda Irari. Mu rwego rw'iyobokamana, Irari ni imbaraga
bitandukanya umuntu n'Imana. Gusenga bituma umuntu abona imbaraga ziruta iz'umubiri. Kumenya ingaruka irari rishobora gusenya izina ryawe, umuryango wawe n'ubuzima bwawe. Indwara, guhungabana mu mutwe, kubura agaciro k'uwo mwashakanye cyangwa uwo mukundana kubera irari n'igihombo kitagira ingano. Guhunga nk'uko byanditswe mu mateka ya Yosefu muri Bibiliya, hari igihe intsinzi itaza mu kurwana ahubwo mu guhunga aho icyaha kiri. Ikintu kirakomeye. Irari ry'ibitsina si icyaha mu buryo bwa kamere iyo ryubakiye mu rugo rwemewe n'amategeko n'Imana, ariko rihinduka umurozi iyo ryarenze imbibi. Umuntu wese ushaka kubaho afite amahoro agomba kuba umuyobozi w'ibyiyumviro bye aho kuba imbata yabyo. Ni Imana zimukomeje kubana. Dore ibintu wakora kugira ngo wirinde irari. Ibi ngibi bikurikira: gusobanukirwa inkomoko y'irari mu ntekerezo. Irari ntiritangirira imibonano cyangwa ku bikorwa by'umubiri, ritangirira ku shusho ubitse mu mutwe. Intekerezo nizo ruganda rutunganya ibyifuzo. Iyo uhaye umwanya intekerezo zo kwifuza ibyo udafitiye uburenganzira cyangwa ibikwangiza, uba utangiye kubaka gereza yawe. Kwirinda bisaba kuba umurinzi w'umuryango w'intekerezo zawe. Icya kabiri, imbaraga zo kurinda akayunguruzo k'amaso n'amatwi. Icyo ureba n'icyo wumva ni basi twifata nk'ibiryo by'intekerezo zawe. Mu isi y'uyu munsi yuzuyemo amashusho n'amajwi bishishikariza ubusambanyi n'irari rikaze kabisa. Ni ngombwa kugira amahitamo akazi. Niba ushaka kwirinda irari, ugomba kumenya gufunga akera cyangwa se screen cyangwa se ekara igihe mubonye ibishuko, no guhitamo inshuti n'ibiganiro byubaka aho kuba ibisenya bituma irari rizamuka. Cya gatatu, guhindura icyerekezo cy'imbaraga. Sublimation. Imbaraga z'irari ni imbaraga zikomeye cyane, sexual energy, aho kuzipfusha ubusa mu bitagira umumaro cyangwa mu byaha, zishobora guhindurwa imbaraga zihanga bwenge cyangwa zihanganya bwenge, creativity. Imbaraga zo gukora siporo cyangwa kwiga ibintu bishya. Umuntu uzi kuyobora izi mbaraga mu mirimo yakubaka, usanga irari ritakiri ikibazo ahubwo ari moteri umusunikira ku ntsinzi. Icya kane, kumenya imbarutso, triggers, imbarutso gutera kugira irari no kuzihunga. Buri muntu agira ibintu bimuca intege. Hari uwicwa n'irari iyo arambiwe, iyo ari mu bwigunge, loneliness, cyangwa iyo ananiwe, stress. Mu ntekerezo zawe ugomba kumenya isaha naho umera nabi. Inama ikomeye ni iyi ngiyi: ntukagerageze kurwana n'irari mu gihe ryamaze kukugeramo, ahubwo rihunge ritarakugeramo. Umunyabwenge ahunga amayira y'ibishuko. Cya gatanu, guha agaciro umubiri wawe n'uw'abandi. Irari riduhatira kubona abandi nk'ibikoresho byo kutunezeza aho kubabona nk'abantu bafite agaciro. Intekerezo zawe rero nizihinduka ukumva ko umubiri wawe ari urusengero rurimo ubugingo bwera, niwo mugenzi wawe ukaba uwo kubahwa. Kwirinda bizaza nk'ibisanzwe. Agaciro k'umuntu ntabwo kari mu bice by'umubiri we, ahubwo kari mu muntu w'imbere. Umwitozo wo kwirinda uyu munsi. Kwirinda irari ntibigomba kumvikana nk'umusozi utazigera urangira. Bifate nk'urugamba rw'uyu munsi gusa. Ubwire intekerezo zawe uti, uyu munsi ntabwo ndi ukoreshe amaso yanjye mu buryo budakwiriye. Ejo naho nuko. Guhora utunganya intekerezo zawe buri munsi bituma uba umuntu ushishikaye kandi ufite intego. Mwakoze cyane. Nge mwabanye nitwa Nigena Manase. Izire ko tukiri kumwe. Iyi ni Gospel Positive ukomeje gutega amatwi. Kora subscribe rero bwa mbere kugira ngo ukomeze kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kwirindira rinda bakunda cyane. Nabwiye ngo nta kintu ntazajya mbagezaho. Kwandikira muri comment ko wumvise iyi video cyangwa se niba hari ikintu kirimo cyagufashije. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Naho bugaruka. Ciao ciao.